itegeko burya ntabwo ringana n'ubutabera. Ubutabera ni ikintu kiba kiriho cy'igitekerezo, ariko itegeko ni igikoresho kigera kuri ubwo butabera, sibyo? Itegeko rya kabiri, mubanza mu ntege amatwi mureke kwandika, ariko mwaza gutungura kumenya ko uburyo abavoka benshi bagiye batsindwa bari muri ibyo bandika, kuko bagiye bandika mu gihe umutangabuhamya ari gutanga ubuhamya. Itegeko rya gatatu, ntukajye ukunda itegeko, uyagira inama abanyamategeko, kuko itegeko buriya ni inshoreke ifuha. Umunsi umwe itegeko rishobora kugutenguha. Umve, I'm sorry sir, but being a lawyer, how can you... none se nyakuba nkawe nk'umwavoka ni gute watubwira amagambo nk'ayo? Wumvishe umugabo ibintu ari kubwira abavoka bandi ariko abagira inama. Ni umuhanga, ni inararibonye, ari kubabwira ati ntukigere ukunda itegeko, kuko itegeko ni inshoreke ifuha, cyangwa se ni wa mugore wo ku ruhande ufuha. Atakanya kari kose ashobora kugutenguha. Wumvishe ayo magambo, ariko itegeko ushobora kuryiringira rikagutenguha utarubizi. See, listening helps. Kumva birafasha mada. Year 2012. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 ahitwa ngo ikirego cyitwaga Nirbhaya. The Nirbhaya case. Ikirego cyitwa Nirbhaya. इसमें से एक माइनर था. सिर्फ 3 या 4 महीने बचे थे उसे 18 साल का होने में. And he was... Ndagira ngo mva amagambo uyu mugabo dutangiranye atubwira. Ati icyo kirego bitaga Nirbhaya, ati cyari kirimo abantu bagera muri 5. Ndagira ngo mva amagambo ngiye gufata pause yuko ariko tutangira filime. Nicyo kintu ubundi ngiyewe nzwiho, kubanza ngusobanura filime ukayumva neza kurusha ikindi cyari cyo cyose. Ati mu mwaka wa 2012 habaye ikirego, bamwe mu bari bakoze icyo cyaha bari abantu bagera kuri 5. Umwe muri abo 5 bari bakoze icyaha yari umwana utaruzuza imyaka 18, ariko abura amezi 2 ngo yuzuze imyaka 18. Wumvishe icyo kintu? Ariko ibaze gukora icyaha ufite imyaka 17 ariko ubura amezi 2 ngo uzuze imyaka 18, mbega handi bagufata nk'umuntu mukuru ku buryo bagufunga nawe. victim ko diye ibikomere bari bateye wakomerekejwe byaje gutuma apfa. This was still being heard. He turned 18. Mu gihe icyo kirego bakiri kugikurikirana, nyine urabona hari ukuntu umuntu akora icyaha bakagikurikirana bakamukatira ngo ngaho kwezi n'abagiye kuba afunzwe by'agateganyo akagaruka. Ati mu gihe icyo kirego bari kugikurikirana, umwe muri babagizi ba nabi 5 bakoze icyaha ariko wari ufite imyaka 17 wabura gato kuzuza imyaka 18, yaje kuzuza imyaka 18 ikirego bakiri kugikurikirana. The entire country wanted him to be tried as an adult and hanged. Igihugu cyose cyarasabye ati uwo mwana yakoze icyaha ufite imyaka 17 habura gato ngo yuzuze 18, ariko kuko yamaje kuyuzuza uwo mwana namanikwe nawe napfe nk'abandi, kuko bari bahimukiye yari yaje gupfa. But the law demanded कि उसे as a minor juvenile court में trial. Ariko itegeko ryo ryaravuze ati uwo mwana yakoze icyaha ataruzuza imyaka 18. Ibaze gukora icyaha habura amezi 2 ngo uzuze imyaka y'ubukure hamwe wafungwa, ariko bakavuga ati kuko amezi 2 yaburaga bura yarakira umwana no mu mutwe. Wumvishe itegeko ikintu rikora? Ati uwo mwana, itegeko ryaje gusaba ko uwo mwana ajyanwa mu rukiko rw'abana. Hari urukiko bura rujyanwamo abana bakagukatira ku buryo utajya gufungirwa mu bantu bakuru, kandi uri umwana ufite imyaka 17 bakujyana gufungirwa mu bamineri bandi. 3 साल की सजा काट के वो छूट गया. All the rest were sentenced to hang. Amaze imyaka 3 niyo bamukatiye uwo mwana, ariko bagenzi be bakoranye icyaha bo barabamanitse baricwa. Umvishe itegeko ikintu rikora? Igihugu cyose kivuga ati uwo mwana w'imyaka 17 yaburaga gato n'ubundi yuzuza imyaka 18 amezi 2 gusa, ubundi se azaba yize iki mu mezi 2 cyatuma yuzuza imyaka 18 ntakore nk'ibyo yakuze afite 17? Cyababwira rero, the question is, was the law... itegeko ryarakoreshejwe cyangwa ryarakurikijwe icyo gihe ryaho agaciro cyane? Justice done. Ubutabera bwarakozwe pe. Yes. Cyabwira Sir, आपको क्या लगता है? None se wizera iki? Me, Jewe I am all for the... shangiye mba ndi ku ruhande rw'amategeko wese kabisa. This is abstract. We ari ku ruhande rw'amategeko, ubutabera bwo ntago bwemera. Itegeko niko kuri.